Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza bwoko bw'Imana, toro ry'Imana. Turashima Imana kubw'iki gitondo cyiza. Turashima Imana kubw'iki cyumweru dutangiye. Tugiye gutangira dusenga. Mwese ndabakiriye aho mwaba muherereye hose, aho waba dukurikiranye. Imana iguhe umugisha kandi Imana y'amahoro ikugendere muri iki cyumweru. Turashima Imana kubw'iki gitondo cy'umugisha. Turashima Imana kuko iduhaye itangiro ry'icyumweru ry'amahoro. Imana yabaye nawe kandi yakubereye Imana muri byose. Munyemerere twese dushima Imana. Imana ikomeye, Imana ihambaye. Turagushimye muri iki gitondo. Tuguhaye icyubahiro Mwami nyiribihe. Tugushize hejuru kuko bikwiriye Mwami. Mwami Imana turagushimye kuko uturemeye umunsi. Mwami ijambo ryawe riratubwira ngo uyu ni umunsi data uturemeye kugira ngo tuwunezererwemo. Turagushimye kuko turemeye umunsi musha. Munsi wose ugira ibyawo Mwami. Turagushimye kubw'uburinzi bwawe bwabaye ku buzima bwacu Mwami. Kuba turamutse n'ineza yawe, kuba turamutse n'imbabazi zawe, kuko ijambo ryawe ritubwira neza Mwami ngo mu bibaho byose duhore dushima. Turagushimiye kubw'iki gitondo Mwami. Turagushimiye Mwami kuko turi amahoro. Turagushimye kubw'imiryango yacu. Turagushimye Mwami Imana kubw'itorero. Turagushimye kubw'igihugu cyacu. Turagushimye Mwami Imana data wese Mwami kuko ikiruta ibindi byose yuko twakumenye Mwami. Turabigushimiye. Imitima yacu iciye bugufi aho tubonekaho umugayo hose. Turasenze Mwami ngo tubabarire. Turasenze Nyagasani ngo imbabazi zawe zitubeho. Turasenze ngo ubuntu bwawe Nyagasani data butubeho. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Kibe igitondo cyo kwezwa, kibe igitondo cyo kwiyunga nawe, kibe igitondo cyo kwisuzuma, kibe igitondo Mwami cyo kugushaka, kibe igitondo Nyagasani data cyo kuzibukira ibyadutwazaga igitugu, ibyatunanizaga, ibyatumaga tudasingira ubwiza bwawe. Reka kibe igitondo cy'ubutsinzi, kibe igitondo cy'imbaraga sha, kibe igitondo Mwami data cyo gutandukanya n'ikibi icyo ari cyo cyose mu izina rya Yesu Kristo. Mana twemerere Nyiringabo iki gitondo kibe igitondo cy'ubwiza, kibe igitondo cy'ubutsinzi no kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Mana tuzindukiye imbere yawe. Turakwinginze Uwiteka Mwami iki cyumweru kibe icyumweru cy'umugisha, kibe icyumweru cy'ubwiza, kibe icyumweru cyo kugushaka, kibe icyumweru Nyagasani cyo Mwamana data wese cyo kuyoborwa nawe. Intambwe zacu reka ziyoborwe nawe Mwami Imana data. Turakwinginze, turifuza kuguma muri wowe kuko ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nimuguma muri wowe data w'Isirayeli ngo amagambo yawe akaba muri twebwe, ngo dusabe icyo dushaka. Muri iki gitondo turasenze, turifuza kugendera muri wowe, turifuza kuba muri wowe. Natwe turagusaba ngo ube muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Yobora ibitekerezo byacu, yobora amagambo Nyagasani data tuvuga, yobora Mwami ibitekerezo yacu, yobora imirebere yacu Mwami, yobora amagambo aduturukamo. Imitima yacu Nyagasani irarindwe nawe Mwami data. Turakwinginze ubwiza bwawe Mwami Imana bube ku buzima bwacu Mwami. Turakwinginze, turifuza gukora ubushake bwawe, turifuza gutsinda icyaha n'igisa nacyo, turifuza Nyagasani gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye Mana. Tuguhaye icyubahiro Mana, tugushize hejuru kuko bikwiriye Mwami. Urera kandi urakiranuka. Nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana yo kwizerwa, nta yindi Mana yo kwiringirwa. Urakwiriye kandi urahambaye. Uri mwiza Papa nyiribihe. Shimwe ni iryawe Mwami. Twemerere Nyagasani data uvugane natwe. Jambo ryawe Nyagasani data wese Mwami data rigiye kumanuka mu mitima yacu. Turasenze mu izina rya Yesu. Rigwe mu butaka bwiza, rigwe mu mitekerereze myiza, rigwe Nyagasani data wese Mwami ku butaka bwera mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, uri mwiza Yesu, nawe nduhwanye nawe. Shimwe ni iryawe Papa none n'iteka ryose. Amen.
Imana yacu ishimwe cyane, Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo iki cyumweru kibe icyumweru cyawe, kibe igihe cyawe. Reka nkubwire, iyo igihe cyawe cyo gukuzwa n'Imana kigeze, Imana iragukuza. Nanjye ndasenze muri iki cyumweru ngo Imana igukuze. Reka dusome mu gitabo cya Yoshua ibice 4 ku murongo wa 14. Yoshua ibice 4 ku murongo wa 14 haravuga ngo uwo munsi Uwiteka akuzwa Yoshua mu maso y'Abisirayeli bose baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. Imana yacu ishimwe cyane. Nongeye kubakira kandi nongeye kubiyegereza mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Bibiliya tubwiye ngo uwo munsi Uwiteka akuzwa Yoshua mu maso y'Abisirayeli bose baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yaramaze akiriho. Toro ry'Imana, bwoko bw'Imana, ndagira ngo babwire ngo hari umunsi umwe, haleluya, hari umunsi umwe kandi uwo munsi ugira izina. Igitondo cyari kimwe nk'uyu munsi, umuntu wari usanzwe ahinduka umuntu udasanzwe. Imana yacu ishimwe cyane. Umuntu wari usanzwe ahinduka umuntu udasanzwe kubera ko Imana imukujije. Imana yacu ishimwe cyane. Ibi byabaye no ku bagabo batandukanye. Ibi byabaye kuri nk'uko byabaye kuri Joshua. Igitondo kimwe byabaye kuri Mose. Imana iramutoranya, imutoranya kugira ngo ayobore ubwoko bw'Imana. Imutoranya. Imana yambwiye ngo imbere ya Faraho azigaragaza nk'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Wari umuntu usanzwe, wari umuntu utatekerezwaga. Ibi byabaye ku gitondo kimwe. Umugabo witwa Dawudi, Imana ishimwe cyane, we wivugira mu magambo yaravuga ati aho data atanyibutse, aho mama atanyibutse, aho abavandimwe batanyibutse, ariko Imana yaranyibutse. Imana yacu ishimwe cyane. Umugabo wari umushumba, umusore wirirwaga mu rwuri rw'inka, ariko igitondo kimwe ahinduka umuntu udasanzwe. Yesu nashimwe cyane. Ibi byabaye ku mugabo witwa Moridekayi wirirwaga ku izamu, wirirwaga ku irembo, yirirwaga ari umurinzi acingura umuryango, ariko igitondo kimwe ashyirwa ku ifarashi aratambagizwa. Imana yacu ishimwe cyane. Ahinduka umuntu udasanzwe, toro ry'Imana. Ibyo byabaye no ku mugabo witwa Yosefu yari muri gereza, ariko igitondo umunsi umwe nk'uyu nguyu arangije ahinduka umuntu udasanzwe. Bibiliya tubwira ngo bamuhubuza muri gereza, baramwogosha bamwambika ikanzu, arangije ajya imbere y'ubwami asobanura ibyananiye byari bisobanye, asobanura ibyananiye abakomeye, arangije ahinduka umuntu udasanzwe. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, nanjye ndabikwifuriza iki cyumweru, nanjye ndabigusabiye iki cyumweru mu izina rya Yesu. Uko niko Imana igitungurana, uko niko Imana iginyuranye ibihe, uko niko Imana igizamura abantu bayo, bayubashe, bayikoreye igitondo n'ikigoroba, irangije igitondo kimwe irabunamura. Abantu barabaza ngo ibi bigenze biti, ngo byashoboka biti. Uko niko Imana ikora mu izina rya Yesu. Bibe ku buzima bwawe iki cyumweru. Imana yacu ishimwe cyane. Abantu Imana ikuza hari ikiheraho, hari icyo baba bakoze. Nanjye ndakwinginze iki cyumweru, cyangwa reka nkubwire nawe ugira icyo ukora. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana 12 ku murongo wa 26. Bibiliya tubwira ngo umuntu nankorera ngo data azamuha icyubahiro. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Gukorera Imana bitanga icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Kandi reka nkubwire ngo Imana iyigukujije, abatakubahaga barakubaha. Mu gitondo kimwe Yosefu yarubashwe muri Egiputa. Yesu nashimwe cyane. Igitondo kimwe Daniel yarubashwe i Babylon. Igitondo kimwe Moridekayi yarubashwe mu Bayuda ndetse n'abanyamahanga, arubahwa mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu nawe ibyo bikubeho.
Yesu nashimwe cyane. Icyubahiro Uwiteka atanga ntabwo ari icy'akanya gato. Benshi muri bo Imana yubahishije nyabyo, byabaye nabo mu gihe cyabo, byabaye iby'ubuzima bwabo. Ibi nibyo nkwifuriza iki cyumweru, ngo Imana ikugeze mu gihe cyawe, Imana ikugeze mu gihe cyawe, Imana ikugeze mu gihe cyawe, Imana ikwirukansi kugeze mu gihe cyawe. Wowe wari uri kure y'igihe cyawe, wowe wari uri kure y'igihe cyawe, wowe ubona yuko bitashoboka, Imana ibikore kwiyubahisha ku buzima bwawe. Iki cyumweru mu izina rya Yesu, Imana nawe igukuze imbere y'umuryango wawe, Imana igukuze mu bifatika, Imana igukuze mu mitekerereze, Imana igukuze mu mirebere, Imana igukuze mu izina rya Yesu mu buryo bwo mu mwuka, Imana igukuze mu izina rya Yesu mu mirebere yawe. Wabonaga ibyo wabonaga yuko reka nkubwire, hari igihe abantu babaho mu mirebere iciriritse, ariko mu izina rya Yesu Imana iguha andi maso, Imana iguha indi imitekerereze migari, Imana igukuze mu bifatika. Mu bifatika wasaga nkaho rwose nta kintu ufite, nta kintu uriho, ariko Imana ijya inyuranya ibihe mu izina rya Yesu. Imana igukuze. Iki cyumweru kiba icyumweru cy'umugisha. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro mwami nyir'ibihe, tugushize hejuru kuko uri Imana. Mana urera kandi urakiranuka, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe reka buze, icyubahiro ni icyawe mwami. Iki cyumweru ndasenze ngo Uwiteka mwami udukuze, Uwiteka mwami utwagure papa, twagure nyagasani data, twagure mu bifatika, twagure nyagasani data, dukuze imbere y'abanyamahanga, dukuze imbere y'abatwanga, dukuze mu Imana batemera Imana dusenga, dukuze Uwiteka kugira ngo icyubahiro kibe cyawe, dukuze mu miryango yacu, dukuze aho dukorera, dukuze mu izina rya Yesu, kugira ngo Uwiteka mwami nk'uko wakuje imbere y'Abisirayeli ugakuza Joshua, natwe turasenze ngo udukuze mwami, kuza buri muntu wese mwami udukurikiranye n'uzadukurikirana mu izina rya Yesu, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubikorere kwiyubahisha. Urakoze mwami, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro, shimwe n'ibyawe mwami none n'iteka ryose, amen. Mana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Iki cyumweru kizaba icyumweru cyo gukuzwa n'Imana mu izina rya Yesu. Shalom.